mukanya ubwo nari nsohotse hano nigeze gusohoka hanze mpura n'umuntu mbona asuherewe ameze nabi ndamubaza nti niki ati ndarwaye niki ati nziza ibyo twaraye turiye nijoro food poisoning ngiye kubaza ati abantu bashize bati hari nk'abantu 50 cyangwa se bagiye kugera mu 100 bariho batwara mu mahospital ubwo n'uwarwaye n'uwafashwe bishobora kuba byarangiriyeho ngiye nkwiye gusubira inyuma nkabaza ibintu warayimpaye ni ibiki ikindi n'uwamukodesheje ntabwo naguhaye amafaranga utabanje gusobanura impamvu wagaburiye abantu ibyo utagomba kubagaburira kuko nimuhaguruka aha mukihanagura ukabona gusa murimo agafata imodoka yakigendera then igituma kuko food poisoning ni umwanda ni ibintu bifite isuku nicyo kibazo ni ukuvuga ngo nimuhaguruka aha buri wese agafata imodoka mukigendera ntihagire ubaza uwatanze iyo serivisi itanoze impamvu ejo utazagaruka hano akabiguha ni ukubera iki kuko niba ubyemera kuki atabiguha